inshuti mpirimbanyi ndongera kubaramutsa ngarutse kugira ngo dukomeze ikiganiro turi kujya tugirana twibaza kuri ibi bibazo bidukomere muri iki gihe iby'aka kaga turimo akaga twikururiye navuga ko twagizemo uruhare ku buryo bugaragara ndetse imyaka ikaba imaze kuba myinshi kuri cya myaka igera muri za 30 ntacyo twashoboye gukora ngo dushobore kureba uburyo twakwigobotora ibyo tugerageje byose ugasanga ntabwo bigize umusaruro ariko rimwe na rimwe hari igihe burya biba ariko bigomba kugenda kuko hari ibiba bibura kandi mwibuke yuko hari ibintu twagumye kugenda babwira nti igihugu cyiza twifuza ejo heza twifuza kuki tutabaza imana yo nyir'umushinga yatushyize kuri iyi si kugira ngo dushobore kubana mu buryo bwiza aho buri wese yunganira mugenzi we aho buri wese yifuriza mugenzi we ibyiza kuko niyo mahame ijambo ry'imana ritubwira muri ubwo buryo imana yashatse ko twabana ubu rero iyo mpamvu nshatse kugaruka ni uko hari ibibazo mbona biri kurushaho kuturemerera maze nkumva ko ari inshingano nibwira buri wese yaba afite kuko buri jambo ry'imana riratubwira ngo uwirengagiza gukora icyiza ubu ngubu nawe bimubera icyaha kuko niba tubonye neza yuko gufasha abantu gusobanukirwa n'ibibazo kugira ngo bashobore kubyivanamo noneho rimwe na rimwe ugasanga turabyirengagije turabyihoreye tukaba buri wese agasanga ari kwireba ku ruhande rwe gusa wenyine ayirengagije yuko umutekano akeneye ubutunzi akeneye ibyiza akeneye byose ntabwo ashobora ntacyo byamumara ari wenyine kandi ibintu byose bizaba akeneye kubana n'abandi abo bandi nabo igihe bazaba batamerewe neza ni ukuvuga ngo ntabwo bazaba yamererwa neza ubwo rero ku kibazo ngira ngo tureberaho uyu mwanya ni uburyo bwo kugira ngo ndusheho gusobanura birari naberetse yuko igiti gikomezwa n'imizi yacyo kandi iyo mizi irushaho kwimbika igiti kirakora kikaba inganzamarumbo ku buryo umuyaga iyo uje ukubitaho ugasanga igiti cyarakomeye maze ntikijagajega na bukeya ibyo nibwo nabwiye yuko iyo iki giti kiba gifashwe n'iyo mizi yacyo kandi nayo kiba kigaburira iyo mizi igihe yimbitse ikagera hasi cyane nibwo icyo giti kirushaho gukomera kinyiga cyane anyeganyezwa n'icyo ari cyo cyose aho niho naberekaga yuko amatsinda akenewe kubakwa ba bandi babwira ngo 10 bagomba kuba baziranye ba bandi bashobora guhana igihango ba bandi bashobora guhagurukira ikibazo bashobora guhagurukira icyarimwe bakishakamo ibisubizo izo mbaraga zabo babubatse zigatuma bashobora no kubaka urwego rukuru reka nongere mbibutse ko twabibonye maze kugira ngo noneho duhite tureba icyo kibazo kituremereye yuko Sekibi na za ngabo ze icyo barwanya nabo ni ukugira ngo ayo matsinda cyangwa se iyo mizi ntishikame ntishinge maze izo ntore za FPR zigasanga nazo ziri gutozwa cyangwa se zigishwa kugira nabi kugira ubugome bwo gutema buri muzoro wose kugira ngo izo mbaraga dukeneye kubaka ntizishoboke reka tubirebere hamwe kuko iyo mikoze mu buryo bw'ishusho nibwira ko icyo gihe bifasha benshi no kubona neza cyangwa se no kwerekeza intekerezo mu hantu hakwiriye no kuzamura intekerezo z'abantu kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa reka mbereke yongera kuri ishusho twabonye tuzi ariko byadufasha nibura kugira ikintu tubona dusobanukirwa
Eh, iyi shusho uko nari kubibabwira mu mwanya, uko nari kubibasubiriramo, iki kintu tuvuga cyerekeranye n'uko igiti gikomezwa n'imizi yacyo, noneho ariho nanone tuvuga ko tugomba kubaka amatsinda akaba ariyo nanone duheraho twubaka urwego rukuru. Kuki dukeneye kubaka urwego rukuru? Ni uko ibibazo dufite, hari buri kibazo cyose kiba kigomba kugira ahantu gikemurirwa, ibibazo by'ingutu bikagira aho bikemurirwa. Ibyo tukaba tubibona ko bigenda ku ihame tubona mu byanditswe byera. Iryo hame riri mu gitabo cyo kuva igice cya 18, umurongo wa 18. nanditse nawe ariko nta kindi kuntu muhita wumva ko ari kuva igice cya 18 ku murongo wa 18. hano niho batwereka ukuntu Yetiro sebukwe wa Mose yabonye ko Mose afite akazi kenshi cyane, kuko abantu bose bazaga ari we bagana, ari batura ibibazo. Maze kuri uwo murongo wa 18 aramubwira ngo uzacika intege n'aba bantu bakubaza bagusanga, nabo bazacikana intege hamwe, kubera ko uzaba utashobora gusubiza ibibazo byabo bizaba byabaye byinshi kandi nawe udashobora kubisubiza byose. Ati rero dore inama nyayo ni uko ubwo wagira ute, wakubaka, wafata itsinda ry'abantu, ugakora buri w'amatsinda, abantu 1000 bakagira umutware wabo, abantu 100 bakagira umutware wabo, abantu 50 bakagira umutware wabo, abantu 10 n'abandi 10 bakagira umutware wabo, y'abatware babo. Ni ukuvuga ngo hari ibibazo bishobora kuba byakemuka kuri urwo rwego rw'abantu 10, hari ibibazo birushaho gukomera byakemuka ku rwego rw'abantu 50, byarushaho gukomera bikagera ku bantu 100, byarushaho gukomera byagera kuri abantu 1000. none ibirenze aho ngaho ari bya bibazo bikomeye tuvamo by'ingutu, bya bindi bikene urwego rukuru, ibyo bikaba ari byo Mose arebaho kandi akabyo Mose yitaho. Ibyo biri mu gitabo cyo kuva. Mwasoma ijambo ry'Imana, ntabwo mfata umwanya wo kugira ngo musome aka kanya, mwareba muri igice cya 8. Murabona ko iriya ihame ni ihame Imana nayo ubwayo yashimye, ikabona ko tugomba kubakwa urwo rwego rukuru, ko kugira ngo ibibazo bishobore gukemurirwa aho bikemurirwa. Ikindi noneho ni uko ayo matsinda y'abo bantu none bashyize hamwe, niyo nababwiye ko twebwe muri ubu buryo bw'ishusho y'iki giti gikomeye, ko ari byo twise imizi. Ariko no tukabona yuko Sekibi nawe abakoresha ngo intore za FPR zitozwa ubugome bwo gutema buri muzi. Iyo mizi ni iyihe? Iyo mizi ni rya tsinda ritoya ry'abantu 10 ryegeranye n'irindi tsinda nanone rigizwe n'abantu 10, hakaba hari n'andi matsinda aho handi hirya. Aya matsinda rero nk'uko ushize naberetse, iyo ageze ikintu kiyahungabanya, nk'uko nagiye kubereka yuko ibiyahungabanya bishobora kuba byinshi. Hari bandi baza bavuga ngo bari gushaka kugira bate, bari gushaka gushyiraho amashyirahamwe yandi, amashyaka, ya politiki cyangwa se ubundi buryo bwose. None ugasanga bagiye kuza muri aya matsinda, bakabagenda bayacamo uduce, bagatwara 2, bagatwara bangahe. Ubwo ni ukuvuga ngo iri tsinda cyangwa se wa muzi uba ugiye kugira ikibazo. Niba ugize icyo kibazo, ni ukuvuga ngo baba bari gukora mu buryo bwa za ntore nanone ibyo ziba zifuza kugeraho, nizo kugira ngo iyo mizi ye gushinga. Ahubwo bugira umugambi wari ugutema iyo mizi. Iyo gutema iyo mizi rero niyo babwira ngo intore za FPR zo zitozwa ubugome bwo gutema buri muzi. Iyo muzi zifite uburyo bwinshi ziwutema, zikoresheje ayo mayeri yose yo kugenda bakinjira muri iyo mizi, kubera ko baba batavumbuwe ngo bakurikiranwe barebe. Ariko impamvu mbabwira nti iryo tsinda iyo ari abantu begeranye baziranye bashobora guhana igihango,
ni ukuvuga ngo nabo bafite umwanya munini uhagije wo kugira ngo basobanukirwe neza n'uko abandi babanye bose, none bakaba bavuga ati ubwo turajyananye. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo ufite kuba yashaka kuza kubinjirana ntabwo yabona aho anyura, ntabwo yabona uko abinjirana, kubera ko mwebwe hagati ubwanyu mwamaze kubaka icyo kintu kimeze nk'urusika, iyo nkingi ikomeye gutyo, cyangwa se uwo muzi ntabwo wabona uko wawinjirana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe biba bisaba kugira ngo izo mbaraga mwubatse, uko gushyira hamwe, ibyo nabo ubwanyu ni uburyo bwo kugira ngo mushobore kwirinda abashaka binjirana. Ni ukuvuga ngo izo nkozi z'ibibi zo zituruka hirya hino zo mu mihanda, nkunze kuzita ngo ni intoraguramayogi, ziba zije ari gatumwa. Icyo gihe ntabwo mushobora kubona uko, ntabwo mushobora kubinjirana. Murabona ibyo ziri kujya zidukorera hirya hino, abantu abo zigenda zikinjirana kubera kudasobanukirwa, zikagenda zikajya mu bantu zikabivangamo, maze zikabona uburyo bwo gukora ibibi, zikabona aho zigira nabi, zikabona uburyo zikora bwa bugome bwazo ziba zatumwe. Ibyo bivuga ngo ubugome ziba zatumwe, kugira ngo haba muzirikane, kugira ngo twigire twibukiranye yuko umwaka uko utashye hari abatumirwa cyane cyane urubyiruko, bakajyanwa mu gihugu, bagiye mu mibonano, baho hose niho bagiye kubwirwa ibyo bagomba gukora. Ndetse namwe bukaje buri minsi ishize mwaza kureba nk'ikiganiro umuvandimwe Gaspard Musabyimana wo kuri FDI inkingi nawe yakoze, atwereka ukuntu abo bantu bari gutozwa, maze noneho umukuru wabo perezida arababwira ati mbese mwamaze gusobanukirwa no kurasa neza, murabizi? Ati ntimukagere no muhusha. Noneho tubaze turebe uruhande rwacu, tukibaze neza imibanire yacu n'abo bantu bameze batyo, abo kandi baturimo, turi kumwe turasangira, twebwe ntacyo tuba twitayeho, ntabwo tuba tuzi ko bafite iyo migambi mibi nk'iyo ngiyo, maze bakatuka abana nabo gutya nta kintu bitwaye. Mbese murabona hatari ikibazo? Mbese murabona hatari ikibazo gikomeye? Ni gute twaba turi kumwe n'abantu gutyo batwifuriza batugenza, bashaka kutugirira nabi, ari cyo kintu batumwe, none tukabafungurira imiryango ndetse tugaca kubera ko dusabanye nabo, kandi bo bafite umugambi wo kutugirira nabi? Birasaba yuko ibintu iki kibazo tugisobanukirwa. N'ubwo kugisobanukirwa, tugomba kumva ko abo bantu bavuga ubwo bugome rimwe na rimwe babukora bumva rwose bafite ibyiringiro n'ibiki byose, ariko ndagira ngo mbabwire ngo icyo bahamagara bwa nti ni mwihane, kuko ejo ntabwo ari ahanyu. Ni mwihane, ejo ntabwo ari ahanyu. Ibintu bifite guhinduka, amateka agenda yisubiramo. Uzasanga ejo waba uri kutangira kuvuga ngo ntabwo twari tubizi, ngo twarashuje. Ariko niba dukurikira neza, mwibuke za ndahiro baba bahawe, bakemera kuvuga ngo twebwe twiyemeje kuzaharanira ndetse tukazakora ibi byose turwanya, twica. Ibi ni indahiro bikorera ubwabo hagati yabo, bakoreshwa n'ubwo butegetsi, kandi noneho bagarahira kuvuga ngo bagiye kugira abandi nabi. ndaza ndabashyiraho kuri ibi video nirangira, ndabashyiraho riye kugira ngo kubera ko muzagire mugiye muzakazi mujye muhora mukareba, kugira ngo noneho natwe twe kumenya kudamarara, twubwira abo turi kumwe muri iryo tsinda ry'abantu 10, icyo mukigire kibi ikibazo cyanyu no kugishakira umuti, uwo mugishakira umuti hagati yanyu, muvuge muti ari izo ngamba z'ubwirinzi, uburyo muhabo mugomba kubana nabo. Hari ikintu turaza kureba, twaza kuganiraho ikindi nanone mu kandi kavido, mu bindi video ikurikira iyi ngiyi nshaka gukora, yo kugira ngo turebe neza, tuvuge tuti ni gute abo bantu baza bigize intama kandi ari ibirura, bakaza biyoberanya
ndetse bamwe bakaza biyita abakozi b'Imana. Muri iyo videwo nshaka kugira ngo turebe umwanya niyo kuba tubaza ngo tugomba gutekereza tukibaza ngo mbese umuntu yaba umukozi w'Imana kandi akanakorera na FPR? Ni ikibazo. Ibyo abo ngabo bose bashukwa ngo bari gukorera Imana, ngo babanze batekereze neza, barebe aho bajyanwa buhumyi ngo turi abakozi b'Imana, dukurikiye abakozi b'Imana. Noneho mubanze mutekereze, mbese umukozi w'Imana, uwo muntu wubaha Imana, yakorana na FPR bite? Byagenda na bite? Turaza kubiraho mu mwanya. Mureke iyi video yacu tuyigarukire, tuyihagararire aha ngaha, ariko tuzirikane icyo kintu cy'uko ibyo byose nk'uko mbabwira ngo ejo heza twifuza, Imana yonyine niyo iduteguye, yaduhaye amahame kandi ikaduha n'amabwiriza tugomba gukurikiza kugira ngo dushobore kubana neza. Nitwigire icyo kintu cy'ishyaka ryo gushaka kumva no gusobanukirwa impamvu dukeneye kubaka amatsinda. Aya matsinda ariyo mizi, iyo mizi ikaba ari izatuma igiti gikura ngo bazakigaburira, bityo tuzubaka urwo rwego rukuru, kandi urwo rwego rukuru ruzabarushaho gukomera igihe tuzaba dufite nanone imizi yimbitse koko hirya hino, igihe ayo matsinda azarushaho gukomera aho ari hirya hino. Kandi noneho mwongere mubone icyo kintu cy'uko igihe amatsinda azaba ashyize hari yiyubatse ubwayo, bizaturinda izo ntore zuzuye ubugome, zitozwa ubugome. Ntabwo zizongera mbona uko zongera kwinjirana bamwe ngo zigende zibagirire nabi. Ndagira ngo kuri bujya mubona hirya hino aho twumva urubyiruko, mu rubyiruko cyane cyane ukumva umusore runaka, inkumi runaka, dore barayihitanye. Ibyo ni ibintu turi kujya tubona kandi tukarira gusa, ariko ntitugire icyo kintu cy'ishyaka ryo gufata ingamba nyazo. Ingamba nyazo ni uko ayo matsinda uko muri buri mwe muziranye, uko muri 10 muziranye, ntawe ashobora kwinjirana. Icyo muzeho kuzabigira ni uko iryo tsinda, dufashe nk'urugero tuvuga ngo iri tsinda 121, n'iruhande rwaho hari irindi tsinda 120, itsinda 1211, uruhande rwaho hari irindi tsinda 1212. Aya matsinda abiri yuko yose nanone agahurira muri iri tsinda 121. Ni ukuvuga ngo abangaba byoroshye kugira ngo bashobore kumenyana. Nuko rero ni ukuvuga ko aya matsinda igihe ubwayo azaba arushaho kumenyana kuriya, azarushaho kwirwanaho. Ni kimwe mu bisubizo twaba turi kubaka, mu bisubizo twaba turi kwishakamo izo mbaraga dukeneye zo kugira ngo dushobore kwirwanaho no kwikura mu kaga twishyizemo. Aribyo bidusaba kugira ngo twongere tujye kureba ya mateka yacu, turebe ukuntu ayo mateka aho twakoze ibidakwiriye naho tukagira umwanya wo kwagosora. Reka turekere aha ngaha, naho ubutaha twaza gukurikira tureba nanone iyo video yindi yo kugira ngo turebe twibazo ni gute abantu bavuga ngo ni abakozi b'Imana kandi baba bakora na FPR. Imana buri gihe ko bahati bakomeze aho gutaha.